The Ben ihangane ibintu byo byamaze kukwicurikiraho ikibuga cyamaze kwicurika abafana ba The Ben buretse gatoya manze nkubwire ibintu biri kujya mbere ku muhanzi wanyu bita The Ben ariko niba ukunda Bruce Melodie nabwo inkuru nziza hano irashyushye igiye kukugeraho muri kano kanya ngiye mugiye kubana ninjye bita Ibel ariko muri kano kanya amakuru yose ugiye kuyasanga kuri channel yitwa Mega TV Rwanda ibintu bibaye rero navuga ko ari ibintu bitari byiza habe na gato ku muhanzi bita The Ben ariko ni ibintu byiza by'umwihariko ku muhanzi bita Bruce Melodie bigenze bite niki kiri kujya mbere niki kibaye gitumye nza mvuga nti The Ben bikurangiriho bye bye umaze kugaragaza urwego rwawe umaze kugaragara ukumeze umaze kugaragara ku rwego rwawe rwose bitewe n'ibyo Bruce Melodie bamukoreye wowe batagukoreye niba biragenda bite niba biri buze kurangira bite ibi ngibi ntabwo mbizi murabizi neza ko gukanda subscribe hano ari ingenzi cyane kugira ngo amakuru ajya bagereraho ku gihe byagenze bite rero murabizi twatangiye kubona ko aba bagabo Bruce Melodie na The Ben bahanganye mu gihe cyashize tubona The Ben yavaga muri Amerika aje gutura mu Rwanda ibyo murabizi muzi uko byagenze ariko iri hangana nibashaka barireke kubera ko ntabwo ari byo gufata uruhande ndiho ariko ibingibi nibashaka babireke ibingibi nibashaka babireke rwose kubera ko ibiri kuba muri kano kanya byo biratangaje cyane The Ben nta n'umuntu muri kano kanya nta n'umuntu muzika ari umuhanzi uri guhangana na Bruce Melodie mu Rwanda ibyo ngibyo bizwi natwe b'abanyarwanda kubera ko umuhanzi muri kano kanya bari kuvuga ngo ugezweho yitwa Bruce Melodie ariko buretse gatoya ese kubera iki Bruce Melodie ari we turi kuvuga ngo ugezweho byagenze bite cyangwa se niki kiri gutuma mvuga ibintu byose niki kiri gutuma mvuga ibintu byose buretse gatoya maze nkubwire Bruce Melodie agakanya ari mu Buruseli agiye gukora igitaramo azahuriramo na Shiba Karungi igitaramo cyiza cyane igitaramo ndabizi neza ko kizaba successful ntabwo kizaba nk'icyo muri Uganda aho The Ben yakoze amateka agakora igitaramo cyiza cyane kurusha cya Bruce Melodie bikavuga ko yasebye rwose yataramiye abantu bake cyane mu cyumba mu gihe The Ben kubera ko muri Uganda ari ahantu he rwose we yaragiye akora amateka adasanzwe ibintu bidasanzwe hano rero Bruce Melodie ari mu Buruseli agiye gukorera aya mateka niba abantu benshi biteze bavuga bati nibisanzwe Bruce Melodie amateka yakoze muri BK Arena ngatikura The Ben niko abantu bari kugenda bavuga ngo amateka yakoze atikura The Ben ngo nakano kanya rero ngagiye kuyakorera mu Buruseli ngo ntabwo hamunanira ariko rero inkuru nkuzaniye muri kano kanya ni inkuru ishyushye ni inkuru navuga ko iri kungeraho nanjye ikambabaza nubwo muri abangaba The Ben na Bruce Melodie nta numwe mfana ariko ni inkuru ikungera ikambabaza nkavuga ni se ibi ngibi kubera iki The Ben ari kuziriki The Ben ari kuziriki Mugisha Benjamin kari umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda kari umuhanzi buri muntu wese ashobora kuvuga ati rwose uyu muhanzi afite ijwi ryiza aririmba neza akora ibintu neza akora igitaramo cyiza ariko se kubera iki murabizi byabaye mu minsi yashize ubwo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umuhanzi bita Bruce Melodie ibyo yakoreye muri The New Year Groove ibyo murabizi cyane murabizi n'uburyo byakurikiyeho mbere yaho uburyo ngo basohoye indirimbo nabwo murabizi uburyo indirimbo bita indabo zangiye yahiye murabizi noneho indirimbo ya Bruce Melodie uburyo nabwo yakubise murabizi ibintu byose ndakeka murabizi ariko se kubera iki akazi kose The Ben yakoze kabaye zero imbere y'abantu mu mahanga kubera iki rwose noneho imbere y'umuhanzi ukomeye patoraking ni ikibazo gikomeye cyane byagenze bite rero kubera iki The Ben yasuzuguye kubera iki The Ben yashyizwe hasi byagenze bite ni inkuru njya kujyamo nkumva birambabaje nkumva ni ibintu bitari byiza habe na gato bitewe nuko ni ibintu bidasanzwe biri weird ni ibintu tutamenyereye mu Rwanda ni ibintu tutamenyereye mu Rwanda kubona hari umuntu wo hanze ukomeye ugaragaje uruhande rwe noneho atari ibintu yashyizemo imibare myinshi ari ibintu ahise avuga gutyo gusa reka tujye muri ubu busesenguzi tumenye uburyo ibintu byagenze ese tunarebe ese ubundi bihagaze bite ese The Ben ahagaze ate ese Bruce Melodie ahagaze ate ese Patracking yakoze iki byagenze bite Patracking ari gutegura indirimbo nshya yenda gusohora indirimbo ngizaba ni nziza pe indirimbo ivuga ku banyabigwi ku bintu bigiye bitandukanye byo muri Afurika ni amashusho mato yashyize kuri Instagram yagaragayemo Bruce Melodie
ariko The Ben ntiyagaragara mu buretse gato utagira ngo aho ngaho nibwo ibintu birangiye, ahubwo aho ngaho nibwo ibintu byatangiriye. Byagenze bite? Kubera iki se? Kubera iki yashyizeho abahe bandi se? Kubera iki yashyizeho Melodie ntakiriho The Ben? Ubundi byagenze bite? Ayo mashusho rero yagendaga yarahagaze imbere y'amascreen menshi, aho yagendaga aririmba buri gitero buri gace hazamo amafoto agiye atandukanye y'ibyamamare byano mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga nka Bana Boy, navuga nka Rema, navuga nka ba Eleéeh, navuga nka babandi bose tuzi. Ariko noneho tuje hano muri East Africa, niho habereye agashya. Tubona ibintu abantu batari biteze kubona, tubona ibintu bidasanzwe, tubona ibintu umuntu wese yavuga ati ibi ni ibiki. Umuhanzi bita platinumz nanjye yantunguye ahangaha, yagiye reka ndeka kuvuga ibintu byinshi ngo nge uburyo abantu bose yagiye agaragaza, dore ko yagaragaje ba Koffi Olomide, agaragaza cyangwa kugira ngo tugaruke kuri Tanzania n'u Rwanda by'umwihariko. Ibyo nshaka kugira ngo dutindeho, mu bakobwa bo muri yagaragaje nta nubwo harimo umunyarwanda n'umwe. Muri make mu Rwanda nta muhanzi w'umukobwa dufite uzwi ku rwego rwa Afurika, cyangwa se umuntu wese ashobora kuvuga ngo uyu umukobwa w'u Rwanda uzwi, kubera ko ntabwo yigeze agaragara, nta mukobwa n'umwe bigeze bagaragaza. Urumva rero aho ngaho ni ikibazo. Ariko se tugeze ku bagabo bo muri East Africa byagenze bite? Ni iki cyabaye? Ni iki kiri kuba kiri kujya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda? Hanyuma ageze kuri hari slide yagezeho yateje impaka, navuga ko yateje impaka ku bantu bose baravuga bati ibi byo ntabwo byumvikana. Yageze kuri slide agaragaza igikoko tuzi rwose, igikoko twemera. Ejo nibwo narebaga indirimbo ze Diamond Platinumz, narumiwe. Diamond Platinumz ni simba koko, n'umuntu udasanzwe. Yamugaragaje agaragaza ko ari legend muri Afurika. Sinzi muri kubyumva. Platinumz yagaragaje Diamond, hanyuma hasi agaragaza Melodie, n'abandi ba legend bo muri ibi bihugu bya East Africa ariko bakera ntabashije kumenya. Agaragaza Melodie na Diamond Platinumz. Abantu baravuga bati bigenze bite? Kubera iki umuhanzi dukunda The Ben yatewe umushoti kuri uru rwego? Kubera iki umuhanzi mukunda yabaye eliminated kuri Platinumz? Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo abantu bose bakibaza. Byagenze bite? Ariko buretse gato manze nkubwira ikintu, utagenda utumvise ikintu ngiye gukubwira, ubanze ugisobanukirwe neza. Buretse gatoya manze ngera akantu nsacinga, maze yes gato cyane. Ese ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Melodie ahantu nanjye nahise mvuga ngo ibi bintu nta nubwo bikabije cyane, nubwo abantu babigize ibintu biremereye. Uyu muhanzi ukomeye muri Nigeria bita Platinumz asanzwe yaravuzwe mu mushinga umwe na Melodie. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Icya kabiri, uyu muhanzi bita Platinumz wo muri Nigeria n'umuhanzi wakoranye umushinga na Diamond Platinumz. Bivuze iki rero? Ibi ngibi bisobanura ibintu bibiri. Bisobanura ko uyu nguyu Platinumz mu bahanzi azi bo muri East Africa azi Melodie wo mu Rwanda, akamenya na Diamond Platinumz wo muri Tanzania. Ibyo ndakeka birumvikana. Icya kabiri, byaba bisobanuye ko uyu muhanzi Platinumz abonye uburyo aba basore bari guperforminga muri aka kanya, akareba n'uburyo abasanzwe bakora, ari byo bintu byatumye avuga ati rwose aba nabambere. Iyo ugiye kureba The Ben ubona nta bikorwa afite. Yes, nta bikorwa afite kuri YouTube, nta bikorwa afite bigaragaza ko ari munyakazi ari gukora cyane. Wenda abantu ntibaze kubyumva nabi, ntabwo nyine niyo urebye n'indirimbo yabaye hit yitwa Y yakoranye na Diamond Platinumz, nta nubwo iri kuri channel ye. None se niki kizagaragaza ko ari legend,
ari umuntu udasanzwe. Hano nabo bakavuga bati impamvu Patracking yamushyizeho nuko bakoranye imishinga bamwishyuye neza n'ibindi. Ariko se kubera iki ahandi twagiye tubona muri Nigeria bashyizeho urutonde rw'abahanzi benshi kuko bararenza ari benshi. Ariko se ukibaza ati kubera iki The Ben dukunda abantu bakomeye kumwirenga? Si ubwa mbere ibingibi bibaye, si ubwa mbere rwose. Turabizi kuri uriya Bien wo muri Kenya, turabizi ajya guhitamo ngo umuntu ngo yemera yahisemo Bruce Melody. Turabizi byabaye kera cyane. Hari n'andi makuru nzagutangariza hano akaza kugutungura cyane kuri The Ben. Ibintu nyine abantu baba baragize ubwiro, ariko ngiye ngomba kubivuga kubera ko ni ibintu byabaye. Hari abanyamakuru ibintu babishyize hanze, ariko mu buryo nyine butaziguye, mu buryo budasobanuye neza. Ukibaza uti se uyu muziki nyarwanda urerekeza? Cyakoze ni byiza cyane kubona, byananshimishije kubona hariho nabo muri Uganda. Ndakeka nabonye Eddy Kenzo murabizi yakoze indirimbo nziza, indirimbo yabaye hit ifite amamiliyoni 150. Ariko se kubera iki Melodie batamushyizeho? Reka tureke kugira n'ibintu bya danje kubera ko kugeza akanya turabizi ko nta muhanzi wigeze ubaho urenze Melodie mu muziki nyarwanda. Ibyo turabizi, ariko se kubera icyo atari we bashyize. Wenda reka tuvuge ko yanze kumushyiraho kuko yagiye muri gospel, ariko wenda nabwo twanavuga kubera icyo atamushyizeho. Ni ibintu abantu benshi bari gukomeza kugarukaho bakabivuga hano ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati rwose The Ben bye bye, rwose uzwi mu Rwanda. Kera wari uzwi ngo muri Amerika, ariko uzwi mu Rwanda no muri Uganda, ariko ibindi bihugu nka Nigeria they don't care. Ntago bakwitayo, nta nubwo bakuzi iyo competition uri kumwe na Bruce Melody izwi mu Rwanda. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro. Nje mwari kumwe n'inje bita Iber. Like ibintu nk'ibi ngibi nta hantu bisanga usibye kuri Mega TV Rwanda. Icyo busabwa nta kindi no kurebaho hasi gusa ugakanda subscribe, uko nyira ukareba hasi yaho ugashyiraho comment. Uko ubyumva muri comment ubu byemerewe kuvuga uko byumva 100%. Nta muntu ukuveba cyangwa se ngo kuvuge na bikora byose bikomeze biguhire 5 kuri 5. Kana like kuri iyi video ukoresha kubona ku bantu bona ikwiriye kugeraho maze ibintu byose. Ciao, bye bye.